byaterwa n'ibikorwa ibyari byo none sereka nkubaza wayambwiye reka nkubaza njyewe ubundi wowe se wabubaza ibyo bibazo ntabwo ubona ko bagukunda njyewe nanjye naguha impano nkazajya ndeba nk'akantu keza kakubera nkahita nkakuzanira si ibikorwa se ya buretse gato wowe ndabona rero sinzi wambwiye iyo uri mu rukundo n'umuhungu kandi umukunda bya nyabyo kandi uba wumva yuko azanakubera umugabo rimwe na rimwe ariko aka kanya yakubwiye ati makabizo baguhitishijemo ari ugukundana n'umusore w'umunyarwanda n'umusore w'umurundi wahitamo uyu musore bamitishijemo nyine niwe wumva wakubera umugabo nawe kabisa ukurango njyewe mba numva bose bambere bose ufite choice imwe umugabo w'umunyarwanda n'umugabo w'umurundi natora umugabo w'umurundi nawe urandenganije nigeze nkuvuga ngo nta kabizi namuha wavuze ibintu byerekeranye wavuze sex ntabwo wavuze akabizi uko wakamuha urabona rero nawe uri kuravanga ibintu wakamuha se ko of course ako nese kube ndakubwire akabizu karatandukanye nese sex kuki muyanga tuba turi bwirinde ntabwo tuba turi bugandure gute wowe uza gushaka gukora sex wo mu rugo barakuzi wowe yego nese icyambere cya kwanza abanyarwanda ndabakunda cyane n'abarundi nkabakunda ko ni naho navukiye ariko nyine abanyarwanda ni abana beza WhatsApp my people nizere ko mumeze neza ni wa mungu wanyu nk'ibisanzwe wowe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarayikora niko kanya ngo uyikore kugira ngo ubashe kubona aho ibyiza biri kandi ni hano so rero guys kakanya ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane je yanangaje sinzi niba kuko nawe uri kubona ubwiza bwe rero twebwe hano nk'ibisanzwe utangira wibwira abanyarwanda ndetse n'abandi bazakureba kuko iki kiganiro sinjye nyine uzakireba gwaye umwanya ivuge nyene okay hey guys aranababeshye ntago ndi mwiza ni kuri we nge niko mbibona ayitagira umuco mami marozi gira umuco marozi mami maluze baze ko nanjye twazanye mu kiganiro izina rya rindiri kabari rinane iyo izina ni Rinyarwanda ni ndundi ntago wayimenya uri umurundi yego so noneho aka kanya rero ndi kumwe n'umukobwa w'umurundi urumva nyine none umurundi kazi gashireho yego bari byo barundi ndi umuhungu ndi umukobwa ubwo wongeraho umugereka kazi umurundi kazi of course so rero aka kanya rero tugiye kwiganirira ni bya bibazo biri simple byoroshye bitasaba gutekereza cyane n'umuntu wese yasubiza ariko gusa bisaba wowe kugira ngo uvuge nyine wirekure nibinaba ngombwa ushekinga sibyo biraterwa n'ibyo noneho niko kanya keza mbonye ko kuganira n'umurundi kazi abanyarwanda tuba mu rukundo ariko aka kanya ndakubwira ngewe urukundo rwo mu Rwanda uko rumeze nawe urambwira urukundo rwo mu Burundi uko rumeze kuko ari n'umuhanzi wigeze no kubaririmba niba umuzi ugukundwa n'umukobwa w'umurundi kazi ndabigira ibanga uranamuzi ese koko urukundo rw'abarundi rumeze gute nanjye ndakubwira urw'abanyarwanda uko rumeze kugira ngo tugereranye twumve niba koko niba urukundo twanajyanamo cyangwa rundi umunyarwanda wakwifuza gukundana nawe nuko nyine yamano yabibiri oya twebwe icyambere cya kwanza abarundi kazi tugira urukundo abarundi kazi n'abarundi bose s'abarundi wigeze ukundana n'umunyarwanda of course ni igiki wabonye kuri uwo muhungu w'umurundi wakundanye nawe n'umunyarwanda dutandukaniye okay umunyarwanda agira amanyanga yego abahungu b'abanyarwanda bagira amanyanga cyane bagira uburyarya no kwizeza umuntu ikintu atari bukore oya turabikora never ahubwo bicegera igihe bipfira mu kuba nta mafaranga twaba dufite ibyo biratandukanye ibyo niko ndakubwira nyine bagira ukuntu bakwereka nkaho muri kumwe ariko mutari kumwe nyamara uri wenyine aho kandi uri kumva neza umunyarwanda umurundi ubundi avugisha ukuri
umuntu umurundi ikintu iyo kidakunda arakikubwira ati ntabwo gishoboka yaba atanagukunda ahubwo ati urabizi je nukajya ukomeza unyikuraho cyane ntabwo ndagushaka. none se ya mano yararirimbye ngo ati abakobwa b'abarundikazi bagira ibanga. Ese koko nawe uri mu rukundo wagira ibanga? Ngo rikomeye cyane ako byategwa njyewe muri njyewe nta banga nagira kandi ndi mu rukundo ntabwo nose nanjye byo guhisha ndi umwami ngo ndi kukunya ibanga riratandukanye icyo ushaka kuvuga kandi ryo Yamana yavuze. Njyewe nkanjye nkundanye n'umukobwa kumva njye ntabwo nifuza ko umukobwa ahantu hose nyine yakerekana ko dukundana. Simbikunda ku ruhare rwanjye kubera yuko samutime nyine mba narashima neza banumva naho ngaho nahabonera undi mukunzi. Icyo gihe ntabwo uba uri mu rukundo. Ubundi urukundo urumva ubundi urukundo twagwise nk'ibintu bisanzwe ariko iyo uvuze urukundo ni umuntu nyine umva ukunda umuntu ku buryo ahantu hose uwo muvuga. Ese rero ngaho n'ubu umukunda ahubwo uba ugishakisha. Ukundanye n'umusore kumva umurukunda cyane nyine mu nta buryarya mushyizemo. Ese nk'umusore mukundana aramutse akubwiye ati urukundo dukundana ntabwo ari urwa kivandimwe se n'urwa gishuti uru rukundo rugira pati nyinshi ariko nyine urukundo ahenshi rugaragarira mu kuba wakora sex no kuba wasomana. Ese wowe umuhungu wakunze agusabye sex wayimuha? Wapi ntabwo nayimo atarakora ubukwe. Wayi kozo kunyene nje niko bimeze ntago ibyo ngibyo twabijyamo tutarakora ubukwe. Ese uri mu tarabana uri mu konfirma neza kuri wanjye. Nese ni ryari konfirma ko umuntu ari uwawe? Igihe tugiye mu murenge igihe twerekanye ababyeyi ko turi kumwe twajya mu murenge none nk'abandi uwawe gute. Nese umusore agutereye ivi kano kanya gutera ivi biravuna sibyo kandi aba yanabiteguye avuga ngo no musore ndamukunda cyane ku bushake bwe ari ubushake bwe bwa ngo agaragaza ashimisha. Ubundi se ivi rifata nk'iki ku buzima bwawe? Njyewe mu bisanzwe ibintu by'ivisi ndetse ndanabikunda. Ubwo umusore aje kugutera ivi cyane kuri rwari ubushake bwiwe ntango wakemera? No nakemera ariko si ukuvuga ngo ndi muri babandi bavuga ngo yangu niba tanerera ivi ngo nago bizakunda ngo sheri nguza reka je ibyo nago ndabishiraho umutwe wanje uritere nuritere byacu bintwaye. Ubusa abasore bose mwagiye mukundana bangahe kuko urabagira benshi nari bi muri abo bakeya mwakundanye. Ese bose muri mu rukundo watekerezaga ko ari future yawe ko rimwe na rimwe yakubera umugabo wawe cyangwa n'ubundi baravugaga abangaba ni abantu turi kuryoshya batambuka bagenda? Mu bo twakundanye bose twakundana mvuga ngo hari ahantu tuzagerana. Yego ariko nyine bitari kwerekera kuba hari ahantu tuzagerana. Iyo uri mu rukundo uvuze ngo hari ahantu tuzagera muzakundana urumva bigero mu byereka ababyeyi ubwo inshuti tukuyemo mu byereka ababyeyi and then namwe mubane nk'umugore n'umugabo mutekereze icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo tugiye kubana. Yego. Ese urukundo njye ndi umusore iyo ngiye mu rukundo hari byinshi nkugaragariza byerekana ko nkukunda. Hari gift, hari amagambo nguha, hari n'ibindi nkuspendingaho. Ese aka kanya njyewe ndi umusore kandi turi umukobwa turakundana nkubwiye ngo garagaza urukundo nkunda urukure mu magambo rushyire mu bikorwa wankorera ari nkanje byaterwa n'ibikorwa ibyari byo none sereka nkubaze wayambwiye njyewe ubundi wese wavuze ibyo bibazo ntabwo ubona ko bagukunda. Njyewe nanjye naguha impano nkazajya ndeba nk'akantu keza kakubera nkahita nkakuzanira si ibikorwa se. Aka kanya turi kumwe yego nta mpano ufite nk'uko nanjye ushobora kuba wambwira ati ngo sheri ibintu uri kumbwira bikure mu magambo bishyire mu bikorwa bigaragaze ko nkunda. Wenda ako kanya njyewe ako kanya mise mfite nk'aka gift mise nkaguhaye mwibwiye n'utuntu tuzima so urabibonye ko ngukunda. Oya ceceka nanjye ndakubwiye noneho bivane mu magambo bishyire mu bikorwa ako kanya ubwo wabununguye nyine nta kintu wakora. Oya
wamureka twakomeze nta muntu rwa rukundo rw'abarundi ko numva rugoranye oya buretse gato wowe ndabona rero sinzi wambwiye iyo uri mu rukundo n'umuhungu kandi umukunda bya nyabyo kandi uba wumva yuko azanakubera umugabo rimwe na rimwe ariko aka kanya yakubwiye ati makabizo urabyanze sibyo arakubwiye dukore sex urabyanze ese ndi mushiki wawe uretse gatoya nawe urandenganije nigeze nkuvuga ngo nta kabizo namuha wavuze ibintu byerekeranye wavuze sex ntabwo wavuze akabizo uko wakamuha urabona rero nawe uri kuravanga ibintu wakamuha se ko of course ariko nese kubera ndakubwire akabizo karatandukanye nese sex kuki muyanga tuba turi bwirinde ntabwo tuba turi bugandure gute wowe uza gushaka gukora sex wo mu rugo barakuzi wowe yego nese reka nkubaze reka tutaravanga uzi ko mama azi ko umukobwa we amutezeho byinshi none wowe gute uraza ushaka sex sibyo uzahita ugenda uzahita umimba ariko ngomba gutuza ahubwo umungirira amashyaka ati none mana yanjye umusheri wanjye ngomba kumugira umugore rero twebwe abasore rero ariko niko mbitekereza ubu ngubu ubwo ni mwebwe abasore sinzi nyine niba ari nka kera twebwe ubu ngubu kabisa dukundanye tukamarana amezi atatu ubundi aba ari menshi ukabwa ko muba mwakundanye cyane gusa ubwo ngubwo mukoze ibyo ngibyo ariko mukabikora bikingiye ni ikihe kibazo kirimo kandi ari nacyo kigaragaza ko mukundana rero abantu baratandukanye ubundi se urukundo rubamo ibice bingahe mva ndakubwira abantu baratandukanye jewe ibyo ndakubwiye ni ku giti cyanjye sinzi uko abandi bakobwa guys ntago ndiko ndabavugira abakobwa kabisa nje ntago ndi kubavugira ndi kuvuga ibyanjye uko mbitekereza niba mfite imyumvire mibi simbizi urukundo se rubamo ibice bingahe nje urukundo wundi hari gukunda umuntu navuga ko ari ibingahe bitatu bibiri biri muri ubwo buryo hari umuntu nk'ubu nkanjye ukaba ufite vigo hariya ukaba ufite pinda ya danje noneho ngo turakundanye ugasanga njye ndi kwikundira vigo ni amafaranga ushaka n'amafaranga icyo ni cyo gice cya mbere cy'urukundo ukunze amafaranga ubwo ni mu rukundo ukunze ibyo ariko wowe ukumva ko dukundana nawe ugasanga n'akantu ngukunda habera gato nkunze ahubwo ibyo ufite nibyo tubibara mu rukundo kuko ndarukubeshya ese hakaba n'urundi nyine ukunda umuntu apana gukenye simaka ngo ubukenye ugakunda umuntu nyene mugahuza tuheye none se aka kanya dufite abasore babiri ari umuhungu ukennye arakunda bya nyabyo akwerekanye n'uburyo ahagaze anakubwiza ukuri hari n'undi musore uri hano ku ruhande afite amafaranga ese ari ugusanga wa musore nyine umwe agutetesha amafaranga ariko undi wakubwiza ukuri uko ahagaze ari ugukundana na wa musore ufite amafaranga no gukundana na wa musore ukennye wakundana nande urambwira uwo wakundana nawe nurangiza uhita umbwira n'impamvu mwakundana njyewe nakundana n'uwo musore ukennye wayi njye nkunda umuntu nyitaho umuntu nkunda uko ateye uko ameze ariko akanyereka ko anyitayeho uburyo uko yaba ameze yaba akenye badakenye ariko uko akanyitaho tu njye ubundi nkunda keya uko zimeze uko ariko kose umuntu yakwitaho mu buhe buryo nta mafaranga afite uretse gato reka nkubwire ubundi umuntu ufite amafaranga kenshi uzuraye kenshi ntago akwitaho agutsindisha amafaranga rimwe na rimwe aragusuzugura rimwe na rimwe bayumva nyine ko icyo uvuze ari uguhita kuzibya akaguha amafaranga kuri mu mati bebe mbwira nimero yawe agahita kuzibisha mbona n'ikibazo mbese nta kintu no yaguca inyuma nyine kuguca inyuma yabigura igiciro cyo kuba yaguha amafaranga uraziba arahita iguha ariko n'ubundi ukenye reka hari igihe usanga muba muri kumwe muri terasitori yaba afite 500 mukajya kugura udukeke tubiri mukadusangira ngere nkunda utwo dukere nta wundi ibintu birenze ntabwo ukunda ibintu birenze reka je sinkunda umuntu usuzugura ese ubundi uzi ikibazo cy'ubukene ndakizi uzi uburyo bubabaza se burababaza ndabizi ubu ngubu aka kanya uri gukorera iki amafaranga yo kuzagira ngo ubiki kugira mbeho nyine none baze nono aka kanya ubonye umugabo ufite amafaranga hari n'undi ukenye wisangiye wa wundi ukenye reka nkubaze
none se uwukenye we ntago ashaka gushaka amafaranga Ariko- uhise umukenesha uramukenesha maybe ibintu urimo urabifatira nawe ukabishyira ngo ejo ngazakira. of course Twe tureba ibiri aka kanya. oya rero ibyo rero reka kunsindisha ibyo ntaho najya Wewe wikundira umuntu ukenye. oya para ngo nikunda umuntu ukenye my example yeah None se no kuko wavuze ngo wibuke ibyo watangiye wavuze ngo umuhungu ukenye ugukunda Ukwitaho. bya nyabyo yego n'uwundi uri kubona amafaranga Yego. ariko akaba akubwira ko nawe agukunda. none Ariko nyine keya ze uburyo zigaragara mu magift ahenze nashaka- ahantu hahenze muba muri nakubwiye gusohokera. ngo nashaka uwunkunda bya nyabyo Rero urukundo rukenye oya Cyaba ari sha guys umusore kabisa ukenye akaba anyikundira azakumwira anyikundire ko nawe nshobora kumukunda tukibera nka Jacques na Rose mbere yuko dusoza ikiganiro sibyo ubu ngubu aka kanya baguhitishijemo ari ugukundana n'umusore w'umunyarwanda n'umusore w'umurundi wahitamo uyu musore bamitishijemo nyine niwe wumva wakubera umugabo man sha nawe kabisa ukurango njye mba numva bose bambere bose ufite choice imwe imwe umugabo w'umunyarwanda n'umugabo w'umurundi natora umugabo w'umurundi kubera iki kuko ari uvuga oya si kuvuga ngo siko uriho mvuga ahubwo nuko mu bo twakundanye ari abanyarwanda nabonye nyine ya mico nakubwira narayibonye barabeshya so guys wumvishe umukobwa w'umurundi kazi yambwiye ngo njye nongeraho kazi cyane rwose umurundi kazi ari kwivugira yuko ubwo nyine abahungu b'abanyarwanda mwanashakaga kumutereta ariko bagabanyije ko nawe gabanya bagabanyije oya si bose ari abari sere urashaka mbora umugabo kwe rata ubwo ngubwo yarari kumitishamo twari turi mu kiganiro uri kumitishamo ariko ntago ariko aka kanya ubu ngubu babimenye yuko bagomba kumutinya oya pana kuninya akurikirana ese dunasoza ikiganiro iyo uri mu rukundo ni iki wifuza ko cyabamo uri muri relationship n'umuhungu yanjye no turi kumwe ni iki kintu uba wumva yakora kirenze kumbwiza ukuri yego njye nkubwije umbwije ukuri kabisa ubu nkoreye kuko ubu iyo ubesha umuntu aho kugaragaje ibintu byinshi none umuntu mukundana muvuga ngo turi gukundana ejo bundi agahita kugira ibintu by'ubunyoma abakwishe mu mutwe n'umutima wawe ariko arawushwanyagura wigeze utanga gift ihenze ku muhungu ze ihenze pe wigeze wakira gift ihenze ku muhungu ze ihenze saniye nayo nta gift urakira oya narazakiriye ariko zirarutanwa uravuga ati muzo nakire hari imwe irenze iyi ngiyi biterwa ikintu kirenze buri muntu afite byose iby'abahungu bose bakwakirije abonye bingana biri simple nyine oya ntago babingana ko n'urukundo rwabo ntago ruba rumeze kimwe so guys ubwo umuntu wese waba warahaye no gift no mukobwa wumve ko ayigaye Yesu arambeshe ari kuvuga nyine ko gift zose mwamuhaye nta gift irenze kandi umusore wayigwaraga yabonaga irenze oya rata zari zihenze ngo noneho ugira ikintu usoza ubwira abanyarwanda ndetse n'abarundi abantu turi mu bihugu bibiri okay guys njyewe icyambere cya kwanza cyakwanza hajya ni icyambere icyambere ni mu Kiswahili cyakabiri cyambere okay icyambere icyambere cya kwanza reka mvuge mu buryo bwanjye reka kongora icyambere cya kwanza abanyarwanda ndabakunda cyane n'abarundi nkabakunda ko ni naho navukiye ariko nyine abanyarwanda ni abana beza nubwo twavuze ku bahungu bijyanye n'urukundo ariko mu bisanzwe ni abana beza ndabakunda cyane kandi navuga gutera njyewe mba numva sinzi ko nabivuga ariko urabakunda cyane ntabwo wabona uburyo ubivugamo noneho abarundi ubakunda gake abarundi yego ariho na papa na mama bose bari niyo ababyeyi banjye bari bumva nareka kubakunda nabo ndabakunda nshaka uzanembereza mu Burundi nkareba ibyiza muhafite bitari hano mu Rwanda ukangabura no ku biryo byabo
ari ikibazo nta kibazo so rero guys dushoje ikiganiro cyacu wegenda muri comment utubwire uko ikiganiro cyagenze nandi kumwe n'umukobwa wo mu Rundi kazi nkuko babivuze ariko ni beza pe muri abakobwa beza turasa kuko numujya numva abandi bajya turasa twese ariko oya muri beza pe n'abanyarwanda ni beza ahubwo gusa unshake w'umugore w'umurundi kazi so rero genda ukore subscribe share na comment kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza kandi ningutumira uzagaruke no mu kindi kiganiro nta kibazo so rero ciao ciao cyari cyo kiganiro